Okay, ngaho dukubitire akadanse ukaraga ikibuno kugira ngo abantu bakurikiranye Izere Media TV babone ukuntu bimeze. Ese ubusanzwe nk'umuntu ukubonye bwa mbere ni iki kintu ashobora kuguhita kumenyaho ku buryo atazakwibagirwa n'undi munsi? Ikintu ushobora kumenyaho byihuse ni ingano yanjye kuko irihariye. Ingano yawe irihariye. Ese watweretse ukuntu ingano yawe irihariye, ariko ntabwo abakunzi bacu sinzi uburyo wabereka kugira ngo babone uburyo ngano. Babanze bareba amabuno kabisa, amabuno arihariye. Okay, namubonye rero umutumirwa wacu. Welcome, murakaza neza hano kuri Izere Media TV. Nkuko mubibona rero hano kuri Izere Media TV dufite umutumirwa wadusuye. Umutumirwa ngira ngo araza kwibwira, si ngombwa ko mubabwira. Ibi bintu turimo kugenda tubakorera cyangwa se tubagezaho hano kuri Izere Media TV ni ibintu bizahoraho. Reka tuanze tugushimire we wamaze gukanda subscribe, nawe utarakanda subscribe iki nicyo gihe cyo gukanda subscribe, ugakora share, ugakanda kunzogera, ubundi tugakomeza kuryoherwa n'ibiganiro bya Izere Media TV. Umutumirwa wacu rero reka tumwakire, tumuhe ikaze muri studio. Murakoze cyane, nitwa Bobo Julie, nkaba nanjye umwe mu bantu bashyushya imbuga nkoranyambaga cyangwa se tukuzi cyane mu mafilime menshi atandukanye, ariko wageze no muri Izere Media TV kano kanya ndakubona ahantu wicaye. Yego rwose. Urakaza neza. Ese nk'umuntu ashaka kumenya Bobo ni muntu ki? Hagize nk'umuntu ubyibazaho yakumva ko Bobo ari muntu ki? Bobo ni umukobwa usanzwe, umukobwa utari muremure, utari na mugufiya, ubyibushye nk'intoza, nako reka mbireke, ubyibushye, ukunda guseka. Mbese nyine nawe urabibona yuko adashaje, arimo hagati, ni umwana mutoto. Mbese Bobo Julie ni uwo nguwo. Okay, tuguhaye ikaze rero hano muri studio. Hano rero tuba dufite ibiganiro byinshi bitandukanye, niyo mpamvu twifuje kugirana nawe ikiganiro tugiye kugezaho abakunzi ba Izere Media TV badahwema kutwereka ko badukurikiranye umunsi ku wundi, dore ko ibyo dukora byose ari bo tuba dukorera. Reka tubashimire cyane, tubararikira gukurikirana iki kiganiro cyacu kugeza kirangiye, kuko uri busobanukirwe Bobo Julie ni muntu ki, ndetse umumenyeho byinshi cyane, dore ko ari rutwitsi. Ni rutwitsi cyane kuri social media, baramuzi, ndetse nawe ugiye kumumenyaho byinshi. Reka ngire nk'ikibazo mubaza bwa mbere, nkimubaze nk'ukibariza abakunzi ba Izere Media TV. Ese Bobo, tugutumira hano muri studio, ni nk'ikihe kibazo wumvaga ko kitari bubure mu bibazo turi bukubaze? Ikibazo numvaga kitari bubure, numvaga muri bumbaze wenda, ese iyo uri muratwika, uba wiyumva gute? Okay, tukiraho reka duhite tukikubaza. Iyo watwitse social media zawe ni gute urimo kwiyumva muri wowe? Ngewe mba niyumva mbese nageze mu bicu, kuko mba numva ari ibintu ndimo ndakora kandi bindimo ari ngewe birimo biravamo muri makeya, mba numva meze neza muri make. Ubikora ubikunze? Mba mbikora mbikunze. Okay, ni byiza cyane. Ese ubusanzwe nk'umuntu ukubonye bwa mbere ni iki kintu ashobora kuguhita kumenyaho ku buryo atazakwibagirwa n'undi munsi? Ikintu ushobora kumenyaho byihuse ni ingano yanjye kuko irihariye. Ingano yawe irihariye.
ese watweretse ukuntu ingano yawe irihariye, ariko ntabwo abakunzi bacu sinzi uburyo wabereka kugira ngo babone uburyo ngana. babanze bareba amabuno kabisa, amabuno arihariye. Okay, mwabonye rero umutumirwa wacu, reka dukomeze tugenda tugira ibiganiro tumubaza. Ese Bobo, mu buzima busanzwe ukunda kurya iki? Mu buzima busanzwe nkunda imvange cyangwa se ifiriti n'inyama. Okay, aho ni mu byo kurya. Mu byo kunywa ukunda iki? Mu byo kunywa nikundira icyayi cyangwa se agasikoro. Skol, uri umukunzi w'agasembuye. Cyane. Ese bibaye ngombwa ko inganda zikora ibisembuye zihagarara gukora, nkawe Bobo ni iki kintu ushobora kuba wakora kugira ngo izo nganda zikomeze gukora mu gihe byaba bibaye ngombwa ko zihagarara? Muri make ubundi baba banampemukiye cyane, ariko buse nakora iki kiretse mise nanjye nkora uruganda rwanjye. Okay, ushobora kudakora Bralirwa cyangwa nukore Skol, ariko ugakora nk'urundi ruganda narwo rwaza rutwika mu byo kunywa, cyane ko nawe uri umukunzi wabyo cyane rwose. Okay, dukomeze ku kindi kibazo kigira giti, ese Bobo ufite ibiro bingahe? Mfite ibiro 91. 91? Yego. Ushobora kuba ufite ibiro kabiri by'ibyanjye. Nawe byumve. Ese ukoresha Instagram? Yego. Kugira ngo abakurikiranye Izere Media TV agire n'abajya gusura urubuga rwawe banagufollowinge, wababwira amazina ukoresha kuri Instagram? Instagram nkoresha Juri Bobo, byandikwa JUR2 na Bobo. Bobo bisanzwe. Bobo bisanzwe. Okay, ngira ngo mwahita munyarukirayo kuri Instagram ya Bobo Juri mukareba ibyo aba yagiye abashyiriraho, mukamukurikirana, mukamufollowinga, ndetse mugakomeza muchatinga nawe, dore ko ari umukobwa udasanzwe uba afite udushya twinshi cyane nkuko munamubona, ikaba ari nayo mpamvu twamutumiye hano muri studio. Ese Bobo ufite umukunzi? Reka tubyihore. Ubwo wasanga ufite abatipe nk'ijana watendetse, dore ko n'ubwiza bwawe bukwemerera. Gutendeka ni icyaha. Icyaha, ariko urumva nawe wanze kugira uvuga kuko uzi ko nibanga tuzabitangaza ikindi gihe. Cyangwa uracyari single? Reka tubiveho. Iyi ni Izere Media TV, tukubwira ngo ukomeza ukande subscribe kugira ngo ukomeze ubane natwe, ube imwe mu nshuti zacu z'akadasohoka, umunsi ku wundi ujye ubana natwe, ndetse ukande no kunzogera kugira ngo uko dukoze ikiganiro ujye ubona notification y'ikiganiro gishya, ukande like ndetse ukoreshe ya comment. Yo ni ingenzi cyane kuko iri mumwe mu mpano waba uduhaye kugira ngo tunategure uburyo tuzajya dukomeza kubagezaho ibindi biganiro biryoshye. Reka tugire ikintu dusaba Bobo, atubwire ikintu kimuri ku mutima kano kanya, ikintu yumva atekereza n'ibyo adufitiye kuri social media. Ese Bobo ni ibiki udufitiye muri uyu mwaka, cyane cyane ko tukiri mu ntangiriro zawo, ugomba kudukorera kugira ngo ukomeze wamamare, ndetse ni social media zawe nazo zikomeze zikurikiranwe cyane? Uyu mwaka bwo hari ibintu byinshi, tubafite ibiganiro byinshi bitandukanye, ndabizi kandi muzadukunda, muzabanze mukande kunzogera, mudukunde, n'ibiganiro byacu muzagenda mubikunda, mubisangiza abandi, natwe twiteguye kubagezaho ibyiza byinshi cyane. Okay, ese Bobo, hari ikibazo mfite nkikubona numvishe ngomba kukubaza.
ni ryari waba uheruka gukora sex? kumbajije ikibazo gisa naho gikomeyemo. Oya, ntabwo gikomeye, ndabizi. Iyo bigeze kwirangingo abantu benshi bahita bumva ko ari ikiganiro cy'ukuri, ariko watubwiza ukuri, ese ni ryari uheruka kubikora? Ntabwo biba ari ibintu by'ibanga. Ikibi ni uko naba ndi kubereka ifoto ndi kubikora, cyangwa n'uwo twaba twarabikoranye, ariko ndakeka haciyeho icyumweru kimwe. Icyumweru cyose? Cyose. Icyumweru? Ibisingo. ngira ngo n'akanimero araza kugasiga kugira ngo umuntu wese wakenera Bobo ku buryo ashobora kumubona mu buryo bworoshye. Bobo hashize icyumweru cyose, icyumweru sinakimara. Icyumweru nyine ni cyinshi, ariko jya umenya yuko umuntu iyo ari singo acishamo katamoro. Ese wigeze ugira umukunzi? Yego. Ese uwo mukunzi wawe ni kangahe wamuciye inyuma? Ni nka 5. 5 kose? 5 kose. Ubwo se mwamaranye igihe kingana iki? Imyaka 2. Mu myaka 2 ukamuca inyuma inshuro 5? Yego. Kandi ubwo izo ni izo uvuze, hari n'izo utatu? Mvugisha ukuri. Uvugishije ukuri. Ese muri uko kumuca inyuma haba harimo impamvu imwe yatumye utandukana nawe, niba mwaratandukanye? Yego, impamvu irahari, kandi n'abantu bose barabizi. Iyo ubonye umuntu hari ikintu wenda tujuje, cyangwa se ikintu nk'amafuta akunda gukora wowe utakunze, wamuhana akanga kuyareka, icyo gihe uramureka. Ese haba hari umuntu mwaba mwarigeze gukora sex ukumva uramwishimiye ku buryo n'iyi saha uba ukomeza kugenda umutekereza, watekereza ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina ugatekereza uwo muntu? Yego, arahari. Wamutubwira? Oya. Bobo Juri ni umukobwa, ariko afite amabanga menshi atarimo kugenda abwira abantu bakurikiranye Izere Media TV. Ese Bobo, uyu munsi ubyuka wakoze siporo? Oya, naba mbeshye. Ntabwo ukunda gukora siporo? Ni nka 30%. Cyangwa wikundira za siporo zo mu gitanda? Ziriya ni danje nyine, n'ubundi zirabikora, ariko hoya ntabwo uko zikunze ariko zikora, ariko ntabwo ari zo mba nakoze. Ntabwo ari zo wakoze? Hashize icyumweru utazikora? Yego. Hano kuri Izere Media TV rero tubafitiye ibiganiro byinshi cyane tugomba kugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka nkwibutse gukanda subscribe aho ngaho mu nguni cyangwa se munsi ya video gatoya, ni amagambo yandikishije ibara ry'umutuku, ndetse iyo umaze gukanda subscribe bihita bihinduka umukara, ugakanda no kunzogera kugira ngo ujye ubona notification buri uko dushyizeho ikiganiro gishya hano kuri Izere Media TV. Gukora share ni ingenzi cyane, ngira ngo mukomeze mukurikirane ibiganiro bya Izere Media TV. Mu mwanya muto dusigaranye, reka tubaze Bobo cyangwa se tumusabe kugira ikintu kimwe atwereka. Ese Bobo, watubyinira akadanse gatoya? Nabonye ufite ikibuno kinini cyane, ukakizunguriza abantu bakurikiranye Izere Media TV bakabona ko Bobo ari Bobo. Bobo ni Bobo, ntago azahinduka. Uko mumubona niko muzakomeza mumubona. Ikibuno kiragera iriya, ntago giteze gushiraho rwose, nta kibazo. Ariko kera nkiri umwana hari ukuntu twajyaga dukunda guserereza abantu. Ndabyibuka njye n'umushuti wanjye twigeze, hari umusista twiganaga yari afite ikibuno kinini, ariko urumva twari tukiri abana. Turamusereza tuti, wowe ibintu by'amaforode, ibyo bintu ufite inyuma zawe ni forode,
ushobora kunyura ku mupaka bakakwandikira cyangwa se bakagusigarana bakagufunga. Ese ku bijyanye n'ikibuno cyawe nta muntu uragira nk'akantu akomantingaho bijyanye na gutyo? Bakunda kumbwira ngo na environment. Environment ku kibuno cya Bobo rwose. Yego. Okay, ngaho dukubitire akadanse ukaraga ikibuno kugira ngo abantu bakurikiranye Izere Media TV babone ukuntu bimeze. Mwamubonye Bobo. Ngira ngo nakagaruka, reka tumubahe abasezere, dore ko hano ho ni ibisanzwe. Bobo turamufite igihe cyose, wamukunze watwandikira muri comment tukagira ibindi bibazo dushobora kumubaza hano kuri Izere Media TV. Murakoze cyane, tuzakomeza tubane, ibiganiro byo nakagaruka, mujye mukanda share, mudukundishe n'inshuti zanyu, kandi ndabizi muzadukunda, njyewe tuzahorana mu biganiro byose kandi byiza. Murakoze. Okay.